kasike byambaye ntabwo ipfutse umunwa. Musore arakuruye arabanza kubita mu gatuza biranga. Mukananwa nicyo gipimo. Mukananwa nicyo gipimo. Araha cyakabi cyagatatu gisigaye musore yarakweza uko yagakweza. Mukananwa nta mikinira n'akananwa ntibigeze bagakorera kasike. Aha barakwereka dutsangiranya bari batumbiranye mu ubwo buryo. Imirebanire niyo wari umunsi umwe cyangwa se igihe kimwe ingabo zaho. Yes. Okay. Noneho ngubu nizere ko mumeze neza ewan. Gusa uyu munsi akazi ko ewan nitanje. Niyo mpamvu nanjye ewan ndimo ndabanze ninanure. Ngiye kubanza ninanure kubera ko ubungubu mufite ugiye gufatiraho kuri rimwe twari twakoze ibice bibiri. Ngiye guhita nkubitaho agace ka gatatu se dukomeza na kabiri itirangira. Noneho the next ni episode yose ntabyo kwicamo ibice. Ni episode yose uko nasanze atari neza. Hari umuntu amagara ambwe ati ntago ari sawa. Uko byatinda kose uwo mugomba kujya mubona episode imwe ikarangira. Noneho tugiye guheraho ubushize twari twara filime yari yarangiriye. Nubwo ko yari yarangiye yo tabari. Niyo tabari. Okay. Kwa haya musahana bayatabawe. Kwa radio wa iwabo baba bamaze kubimenya yuko bamaze haya muso ahari. Hari wajyanye urugamba akajya kwibwira se umukobwa. Noneho kubera ko ewani bimeze nabi harakonje. Nago nkonje ariko bingibi kambikore cyo bita kwitwikira mawasha. Nje ngubiteho kano kaboro gutya. Kubera ko maze kwinanura ubundi noneho ikintu kigiye kuba niki no gufatiraho ewani. Tugiye gufatiraho ivumbi ritumuke. Nizere ko amashusho n'amajwi hose ni sawa. Ibintu byose hano ni original. Okay, twagiye. Bakuru kweri shefu reba ikintu dukora vuba tutabazi. So muribuka yuko aha naho ubushize yari yasoreje filime niho yari yarangiriye. Yes. Kumbe yo ari maragaruka amaze kumenya ko umuntu bacumbikira shari gihe yaba atari mwiza. Igikomere bavuze afite nawe nicyo afite. Kumbe barakwerekana amafarasi yafashwe. Hari amafarasi yafashwe abiri. Ahangaha niho rara ise wayowa n'umupampe we cyangwa se babitaga abagaragu n'abaki. Hano bagiye gutanga urugambo ibwami mu bahane. Bagiye kubabwira yuko dore uwo bahigaho yibereye. Uwo bashaka yibereye hakuno. Inka ya muso. Yibereye aha. Baje biruka. Ewane baje biruka nk'abahagiye abakobwa. Gusa ntago bazi umuntu uri hano uwo ari we baje kuba bari gukeka. Bigenze nibiki? Uri haya muso? Ngira niba ari we General haya muso. Ntabwo ari ndiwe. Urabona ngaragara nkawe se? Hari ikibazo gihari se? Urugendo rwase rwaruri mu ngabo. Ko wavuye muri uyu mugezi wa Dongo. Kandi bakabavuga ko amuso nawe yaguye mu mugezi wa Dongo. Ntabwo ariko nge biri. Ikoye. Gato niki cyabaye? Ngabo z'abahani zaje hano. Zirimo zirashakisha ahantu hose ngo haya muso yaba yaburiye. None ariko General haya muso bavuze ko yakomeretse ku rutugu rw'ibumoso. Ashobora kuba ari wowe. Kandi nawe wakomeretse ku rutugu rw'ibumoso. Hano batangiye kumukeka rero sasa. Gusa haya muso nk'umuntu w'indwanyi ubukobwa arimo arugatubundi ubwana bw'ubukobwa ibintu burimo burabizi. Ibintu birimo burashaka kumbaza hano ni ibiki. Umugabo arumva. Tureke twenyine rero. Agakobwa baragasohoye hano. Nizayo wa yica. Izina ryawe ni iri. Izina ryanjye nitwa Ringani Sanga. Yawe ahise mubeshya izina no kugira ngo bataza kwita bamenye ko ari General Hayamuso.
Bukanga nta bintu byinshi ngende kuvuga ko n'ubundi filime iri mu Kinyarwanda abantu muzi impamvu mandi gukora ibi ngibi narayibabwiye muzabanje ntago ngomba gukomeza mvuga ibintu byose. Yitwa Ringana Isanga bare rwose kuba tugukanda ngakomeza uruhuke neza. Yitwa Ringana Isanga nyamara disi aramubeshye Hayamuso arimo arabeshya icyo atazi ko ari Hayamuso nyakuri. Yanze kubibwira amazina ya nyakuri arimo arashakishwa. Nyamara ibuke se w'umukobwa Yowa yagiye kugarura ingabo z'ibyuma ndore ngiza arimo arazizana. Yehehe asa none bigiye kugenda bitera. Ingabo z'ibyuma none ziramenetse zifatiye mu yebaba wi. Ari kuzigarura. Hayamuso kumva kari mahirwa nawe nk'umutekinisiye agomba gushaka icyo gukora. Episode ni yambere tumutorora Jumongo yatangiye kwibuka ibyo bajya bamubwiraho barimo barageza gushakisha wa ese ari nka uri mu situation baje kuguhiga warabaye nk'umusoja aranabaye hindwanya hano wabigenza gute. Hayamuso yaba yaraburiye umbi ingabo z'ibyuma zirimo ziragaruka. Ingabo z'ibyuma zirimo ziragaruka hano. Hayamuso nawe yarasohotse. Uratekereza iki se mwiza? Yumvisha baganira barabaza umwiza icyo atekereza. Hari ubufasha bw'uko igihe kimwe nzahura na Hayamuso. Mbese ubuye bufasha wowe utegereje? Hayamuso urumva yarabuze nawe uzi aho yaburiye muzahurira he? Ndabizi ntabwo yaburabwa arangirika. Icyo nzi cyo kugihe nzamubona ariko byanshimisha mbayiriwe nakijije abayiriwe Hayamuso. Yo mwiza yo wibuke yuko kigaragara cyane akunda Hayamuso ariko ntago azi yuko yatabaye ari Hayamuso kuko yakomeje gukora iki, yakomeje kwanga kumubwira uwo ari we. Rwose byanshimisha cyane ntabwo nakigera rwose nicuza abayiriwe nakijije byanezeza mugabo arumva ibyo barimo baganira byose arabyumva. Oya abantu kwiriye kumenya amakuru kamenya ikiriho kijya mbere. Aha yewe reka dusubire mu nzu. Kumbe papa wayo yavuye kwizanira ubundi hari abantu sometime bikora nk'iki kigabo cyagiye guruza ingabo z'ibyuma mu by'ukuri gishaka iki ko ari abantu rimwe na rimwe muzira umunwa mwagiye muziba. Abantu muri kuri filime mujye mwirinda ubugamba. Ingabo z'ibyuma zakugereye hakuno. Ingabo z'ibyuma zakugereye hakuno. Muze mundebere. Vrema aragera bahamagaza kuko yabibwiye n'umukozi we niba ari n'umujayi niba ari n'umuki niba ari n'imandwa ye ibintu ntago yigeze abyibonera n'amaso ye tayari yese ajya kuzana ingabo z'ibyuma z'abahani kandi aba nta mikino bagira. Ni hano naha Yowa yarabyutse yaho ni kibazo cy'indiho. Wibuke yuko ibyanga bikunze hari ikintu kiri bube tu hari ukuntu umuntu uri agira gutya akabyumva. Kumbe ingabo nazo zirahatatse. Yowa ari kwibaza ikibazo kimuri cyatazi kimyako yaje. Ikibazo cyaje basi barinjira hano ahantu tayari batangiye gusaka inzu yose ubu nta n'imikino ihari nta nakari busigare abahani bagera no mu cyumba cy'abana b'abakobwa aba nta mikino papa. Kumbe murabazi n'ubundi ubugome bwabo ukuntu bicaga imfungwa bazitorezaho none ukumva yuko umuntu wabarwanyije wagerageje kwica general wabo hanga nta mikino ibihari. Hayamuso yigeze aryama yaje wow master nakubwiye ati abahora always abari mapanzi Soja Boy hano yabavuyemo kare yakwepse nagakiri hahandi ruhanda yakuze ku ruhanda baramuhiga n'abari bake ku ruhande hano arabizi barimo baramushakisha. Hayamuso the master planner yamaze kuvayo kare. Wibuke umugabo yari general w'ingabo z'abatari muru dore ukwarora. Always general always commander will be a commander. Dore ukwarora yeka kari na episode ya mbere igenze. Ya murabyumva ko hano episode 1 niho irangiriye ka gace kari kasigaye. Episode ya kabiri tuzayicikwa
ubu noneho tugiye guhita dukomereza kabiri yose prolonge nta guhagarara ubu ni A1 ni no stop ntibazamubona episode kabiri ntuzayicikwe nuko episode ya mbere igenze Kimongere Film dukomeje tureba mbabwira ati mukore subscribe 5/5 episode ya kabiri ngubu ibintu bigiye kuba prolonge birebire cyane zagenda bite ntuzayicikwe ninjoro hano twasoreje ngira ngo murahibuka twari dusize umugabo arimo areba baza kumushaka ni naho twongeye gutangirira barakwereka ubu ngo ikintu gihe ari tayari umuntu nawe afata agatebe iba wicara neza kuko nanjye nakubwira ati iyo n'umuntu yitwikira amasume wowe utekereza iki icara ahangaha filime tugiye kuyikurura mpaka umugabo yakomeje ari mavayo umugabo mu gukomeza ari mavayo barakwereka abamushakaga zangabo z'ibyuma nibuka yuko hano ingabo z'ibyuma tayari zamaze kugera hano mu giturage hari uwikururiye ibyago undi aravuga ngo Nyabarongo yica uyizaniye rero nahangaha papa wa Radio yakoze iki yihamagariye ibyishi zari ziri hano ingabo z'ibyuma zari ziri aha umusore ibyo batubwiraga n'ukuri yarari hano yarara ni izina rye nirihe yarafite yitwa Lingani Sanga bamwita Lingani Sanga wari uhari ni Lingani Sanga niryo kandi abo bari gushaka kwitwa General Hayamuso izina rye ukitegereza umayo makuru yose ko yarari hano wibuka nyamara umugabo yagiye guhuruza yavuze ko yuko aturuka hehe yavuze ko ava muri Dongjian River niho twamubonye muri Dongjian River uwo ni Hayamuso yehehe bahise bamenya tayari yuko ari Hayamuso ahangaha noneho bigiye kugenda ntabwo ari we kabisa umusaza baramukasa dore ibigabo by'ibicuyi bimwe nakubwiye uvuga iki karifu wari uvuye guhuruza agihuruza tayari bakimenya bahise bamurya umutwe kandi nabo ntago baramenya koko niba ari we ngo niwe waje kuri uwo mugezi papa bose bahise bamurya mu bici abatuye muri iki tayari igiturage cyose igiye kubaviramo kwicwa bose mu bici basi Hayamuso yavireho abaturage gupfa wibuke n'abandi mukobwa yari yamutoraguye amugira imwe nk'abandi bose atangira kugenda amuvuravura inguma umusore none rero dore ibibaviriyemo icyaro cyose ubu ngubu kigiye guhura n'akaga atangiye koroherwa abaturage byabaviriyemo gupfa ibigabo ni ibigome aba nta mikino bafite gupfa uwo munsi barishwe nuko bakatagura n'inkota abaturage uwo munsi barishwe aba nta mikino we uburyo barimo babagiramo umukobwa Yuwa yararimo areba baba we mana nyagasani arimo areba hano uburyo bene wabo barimo babagiramo ingabo z'ibyuma zaragiye ziratemagura iyi filime hari igihe nyireba agahinda kakanyica amarira agatangira kuza wibuka izi ngabo ngizi ko mu ngabo bemeraga zari ingabo zifite imbaraga zidasanzwe Yuwa yararebye areba ibyo bakoreye bene wabo isa niyo bahereho bwa mbere yuvaho ikirere rwose cyazanye ibicu bisa gutyo abana babishe babamaze famiye yose ubwoko bwabo hano bari bamaze kubarimbura nyako byari ibibazo barakwereka akanya n'amasaha biciyeho dore imirambo niyo yarangwaga ahantu hose imirambo yari yabaye myinshi imirambo mu kuba myinshi kwayo barakwereka abasore baje bareba abasore kuza bareba nyamara wibuke nta kindi bagendereye barimo barashaka hano dore mushuti we Geuma yaje kureba niba koko yabona General Hayamuso generali wabo dore wa mushuti wiwe naka kanya ni baramubona generali hano wibuke yuko ari marahigwa cyane bikomeye bazi ko yapfuye waje atanga report ibintu byose byakorewe hano wabyumva abantu bose bishwe gusa generali Hayamuso nawe turimo turabona aka kanya generali nawe turimo turabona nituza hano yabaherereye wibuke nyamara Hayamuso yari uwo muri Buyoyo kuva muri Buyoyo baramukwereka hano akomeje guhunga Hayamuso ibibazo byakomeje kumubera ibibazo ageze kuba yarwanya ubutegetsi buriho bw'abahani ageze kuba naho ahungiye nabo baje kuba bakwicwa urumva we ibibazo kuri we biracyamukomereye nk'umugenero ibi ni ibintu abasirikare bagomba kuba banyuramo wibukana ingabo zirimo zimushakisha zo mu bahani na naka kanya ziracyakomeje kumuhiga abahani n'ababuyo bakomeje guhangana nyamara ibuke bahoze ari bamwe
kubo twatangiranye filime ngira ngo mwaraye mubibonye barakwereka kuno harabari we mu bagenda abacuruzi baha abakire baha boss abakire ubundi kuva kera mw'ibi bihugu byo muri Aziya abantu mukire yabaga ari umuntu ukomeye ahora urabona yuko hano uburyo ashaga wabapampe buri kimwe cyose abagenda n'amaguru amafarasi ba transporting atazi bajyana ibyabo reka dukora inkambi hano ducumbika kuno bas nukwakora inkambi bagomba gucumbika aha Yohane nk'umukire amaze kugenda uriya hano bagiye nk'ibirometero byinshi cyane byinshi ntago bari urugendo rutoya kuko umuntu ugenda afite abantu nka gutya benshi uyu bimwe turaza kugenda tubyumva hano njye bari utuntu mba ndi kubona nkavugaho boss yaje aha boss kuza aha hari we yasanze hano ari maranywa amazi ubundi iyi sene ari kuba ari sene ya mbere mw'iyi filime nazo nziza kuntu Yotabari ahura na hano na General Hayamuso kwiriba Hayamuso arimo arinywera amazi aragotomera nawe rwose dore ko atiheza bas aha nawe uri munzi yego noneho ndabona hano rwose tutakomeza kugeraho ndabona tujye kuba twakomezanya urugendo ariko urumva ukuntu uyu mukira ari umwana mwiza ambwiye ati wowe kuba uri impunzi nkaba mbona ubabaye tugiye guhita dukomezanya urugendo bagiye guhita bakomeza bari kumwe bagiye kumwifashisha icyo bita gukaba ubundi baravuga ngo ufite azongererwa uwo udafite azakwa n'utwo yari afite bitewe n'umutima mwiza we afite abonye undi muntu agiye kuba yakwiyongera kuwo yari asanganwe si amazi gusuza ufate n'ibyo kurya urumva umuntu uguha amazi akakurengerezaho n'umugati n'ibyo kurya amusanze ari imfungwa ari impunzi ahise amushyira mu bantu nyakuba yemeye kumwakira ngwino ngwino nkurikire kuva boss yemeye kukwakira rwose akakomera n'ibyo kurya boss wacu nta muntu ajya apfa guha ibyo kurya bye no arakubashye yisa guha n'ibyo kurya urumva ko uyu mukire ntago twamenya ngo impamvu abikoze niki gusa mu buzima busanzwe ibintu bibaho uri umunyamugisha w'umugabo ngwino harakurura kandi agakurura mu bikomere uri umunyamahirwe kabisa you are lucky uri umunyamahirwe muzana hano icara hasi musore yaje aha nitwa Yotabari izina ryanjye nanjye nitwa Ringani Jen wibuka amazina yari marayabeshya ntabwo ariyo mazina y'isani aka karakuryohera kurushaho nta kayoga baramuzanira ngo nyakuba karamu aya musana batangiye kugenda akomeza guhisha amazina ye kugira ataza kuba yavumburwa kuryohera kurushaho ufite icyo kunywa wowe uyu nawe yagombaga kureba icyo kunywa inkoko hano zatangiye guhura n'ibibazo naho bacumbitse dore umusore hano we kutarya se ndimo ndatekereza ku byabaye ku Highback wibuke baba Highback bareba bishwe mu joro ariko si ibyo ngibyo ibyabaye byabaye ubu ni inkuru ndumva rwose aba Highback n'umuyobozi wabo yishwe urumva rero nta mpamvu zo gukomeza kubatekerezaho ni igiki kidasanzwe cyabaye ku Highback wabyumva Highback bishwa hano Hayamuso abarimo arabaza wa mupampe umugira utugambo uyu nguyu bamwita aka munwa imandwa nkuru ya Yotabari ni wabyumva wibuke Hayamuso ntabwo azi byagiye mbere dore ukabaza kumushaka nazi byagiye mbere uyu nguyu numubwira ibintu byose byabaye ibyo kandi ibyo mwamaze kubibona babishe bose nako twabibonye aba Highback igiturage cyose hari kidasanzwe ubu ngubu ni ukubivuga ndi kwishaza iwacu nguzanyeho n'aba Highback se ubu ngubu nababwiye ati mwicare iminota iracyahari none ni ukwikuba mpaka urabazi yego ndabazi igiturage cya gifite no mu rugendo rwanjye nari ndimo nza kukireberera hari umuntu bazize ari nawe bahaniwe umuntu rwose bazize ni Hayamuso nta muntu n'umwe ushobora kuba yarokotse mu Highback umuntu warokotse wenyine uretse umukobwa Yowa niwe wenyine wabashe kuba yarokoka gusa Highway nawe bamujyana muri Highgone City niwe mujyi bamujyanyemo yo musara rumiwe umukobwa bamujyanye nyamara buko uwo mukobwa nawe wamufashije dore zangabo z'ibyuma nizo zizi urababona ni ingabo z'ibyuma z'abahanga ingabo zikomeje gucaho abangaba ni babi cyane ni bamurituzi barica zirimo n'ingabo yawe dore Radio wanguyu bamujyanye abakiga bamaze kumushimuta naka kanya nizamubona birahira hehe iyi ni episode ya kabiri turimo dutangira ko bwari magenda kururwa dore ingabo izi ni zimwe mu ngabo zemerwaga ibwami
zararwanaga ko zarwanaga nizatsindwaga zari ingabo z'ibyuma. Urumva ingabo z'ibyuma yabazo bahaye icyo bita Iron Army. Izi ni ingabo zitajya zitsindwa kandi ubugome bwazo bwo ewana hano turabuzi. Ni babi nta mikino baba bafite. Mu Cyongereza bazita Iron Soldier. Ingabo z'ibyuma. Dore amafarasi yabyo yabaga yambaye hasi hejuru. Ari umuntu ugiye kuvuga ngo ko mvuze Army ndakavuga soldier, byose ni bimwe. Ariko soldier bari umusirikare. Rero Army ni igisirikare. Tagira umuntu wivugisha. Ndabazi buriya bahita bavuga ati barakwereka hakuru. Ariko nta kibaye kidasanzwe dukomeza. No. Aya muso yaje aha. Agahinda n'umubabaro kuri we byatangiye bushyashya. Aya muso yatangiye gutekereza, yatangiye kwibuka ibyo umukobwa amubwiraga. Amubwira ati nahoze nekereza, muranekereza ku nagira kwirukanyira mu misozi. Aya muso nahoze nibaza uburyo nazabonana nawe. Wibuka aho ngaho bari bakikiranya ku musore. Bakikiranya niba yaba ari we Aya muso. Gusa yana umukobwa kuva mu bwana bwe yakuze yumva ashaka kuba yazabonaho Aya muso. Naho bahuriye niyamenye kare Aya muso bari kumwe. Barakoreka inshuti ya Aya muso aho yari iri. Ese iyi concept iciyemo hano murayumva? Ariko ko film ari ikinyarwanda ndakeka hano. Aho barimo mwamaze kubyumva. Baragenda bagira umwana w'umukobwa kuva akiri muto yumvaga ashaka guhura na General Aya muso. Aho bahurira mu bibazo. Urage cyabuyeho hafi naho iki gikomangoma ari kumwe. Barakoreka inshuti ya Aya muso aho yari iri. Wamwita Geuma waha the baddest aka Kajisho kuri episode 1 murabyibuka bagiye kwica umwami w'abahani bikarangira wapi byanze. Aho barimo baragenda bagira mu giturage cyabuyeho hafi naho iki gikomangoma kiyobora. Kuko iki gikomangoma Yohana barimo arakurikiranira hafi mu gikomangoma. Undi kera umwami yabaga ari umuntu w'indwanyi ya danje. Yo n'abana b'ibwami nta mikino babaga bafite. Bivuga nta mikino babaga bafite, naho babaga ari ba murituzi, ari abantu ewana b'indwanyi bakubita. Yuko saramutse apfuye iki gikomangoma aricyo cyaba umwami w'igihugu. Ndakwinginze muhagarika ibi ngibi. Iki gikomangoma cyavuze igihe abaturage bicwaga, igihe umuyobozi yari yategetse ngo impunzi zose zicwe. Nyungu yavuga ati umuhagarika nkande ni gute utinyuka kubamvugisha. Ibyo byose twaraye tubirebye kutaruhari wahombye. Uyarema mubwira ati hano rero yatangiye kwibuka ya magambo Radio Ho yavugaga igihe muri ya nama barimo barica imfungwa zo muri Buyewe. Ingabo z'ibyuma ziri kubitorezaho. Yatangiye kwibuka ya magambo rero Radio bimwe yavuze. Byose mumukora ni ibintu bibi cyane bizabagirira ingaruka nubwo murimo mubikora nakeza kabyo. Uyarema aribuka amagambo umwana umukobwa yarimo avuga. Yakomeje kwitegereza. Bakomeza kwitegereza ni ku mwana umukobwa bamujyanye. Barakwereka bakugera hakuno mu nkambi. Baje gucumbika hano gusa umwana umukobwa baraye bamurinze. Mwana umukobwa baraye bamurinze hano. Ingabo zivayo. Ingabo zavuyeyo. Dore uko zirura. Sasa wane baryamiwe amajanja. Nago Geuma wayagwereza gutyo. Nago bundi bibaho. Abahani bakomeje yarahamagaje. Wibuka iki n'igikomangoma nacyo gifite ingabo kiyobora mwatakesha. Ewana kubakubitira icyo bita kwiyoroza ijoro bagakubita abaginga b'abahani yigize abagome. Koga dushirwe tumuvanyeyo. Hano ngiye gufana ewana 5-5. Koga hari bararura. Kandebe filime ewana ndi mu buryohe. Aba bapanze uko bakapanze nicyo gene nako kanya mukuba bamanuka bakajya gukiza umwana umukobwa. Ewana umukobwa wacu turamukeneye twebwe niwe dushaka. Ingabo z'ibyo batangiye kuziha ijoro batangiye kuziha abakubite ewana. Umupfu ninde unyejeje ninde uje ninde wibuka baherukana mu nama umukobwa baramubohoje. Umukobwa kumubohoza bamushyize ku farasi. Tayari umukobwa afite umutsindiye se. Ngomba kwereka hano filime yaryoshye ndakeka. Abo ni bande mubakurikira. Ukurikira nde we? Abo ni bande urakurikira nde? Bakurikira baye mu bakurikira.
abadukurikira twaguteze ambushi wowe muba urinde kurikire niba bashike bakurikire mubagarike kumbe umugabo ntiyaje wenyine azanye ingabo nyinshi agiye yari yazanye ingabo nyinshi ingabo z'ibyo muri uwo mugoroba ni gute ubundi agenda wenyine tubakubita babajinga y'abajinga ndabanga po hasi Kigali barazihashize abaye babicaga bose kuzihashyaho gatoya kugira ngo bacike gusa nyamara izi ngabo zari zifite imbaraga zidasanzwe ziye turabakubita ewana barakoreka mu gatondo hakuru birangiye umukobwa tumucikishije no wibuka aho abakiriye Hayamuso batazi niba ari nawe bari kumwe n'abatamuzi ubundi atonya kuba nagira ngo iri kubatwaza batwaze kandi ndizera ko yuko ndabagereza gukora neza byiza tayari Hayamuso wacu yatangiye no kwataka igipampa yabwo abasirikare baba bari tayari marasaba n'akazi ko kubatwaza njyane namwe mu babyita ariya mu Kinyarwanda ntago mbyibuka urugendo nta kibazo kora akazi rwose nk'uko ugasabye umuha akazi tayari Hayamuso yahise abona n'ikijobu ese yisabira akazi ariko sha reka tugende umusore yabasabye kugenda batwaje barakore kumwe n'umukobwa Yuwa aho yaje kuba yaruhukirizwa wibuke Yuwa umuryango we wese wishwe yakomeje kwibuka byara bibaye ku muryango wiwe akomeza kwibuka byara bibaye ku muryango we dore uburyo abantu biwabo bishwe abantu biwabo bari bagiriwe nabi Yuwa yariciye hano ararura azamuka atyo urabyutse twagerageje kugukiza gusa gerageza uturize hano ryamuruhu waba ukinyibuka kuvuga yaritegereje hano numvishe byabaye kuri papa wawe n'abahayibeki Crane bose ibuka abahayibeki bose bari bishwe gusa mukobwa ukuri icyo mbona bambwiye yuko uri umwe mu bari barahishe Hayamuso nicyo kintu numvishe yoge uma wari maribariza Hayamuso mushuti we magara inshuti bose mu gisirikare ni inshuti ni iki ni hano rero n'inshuti ni homiye ewana umwe bategurana kudutaza kujya kuritura abandi bami bo mu bindi bihugu Hayamuso ndagira ngo umbwire niba Hayamuso akiri muzima bambwiye yuko uri umwe mu bari barahishe Hayamuso yes yari yamenye amakuru yuko Radio wari warahishe Hayamuso mushuti we ariko ntago ari za nshuti zisanzwe bamurituzi bamwe bakubitana bajya kwatakana ibindi bihugu kuri ngegera mu nzira kintu numvishe ni hano rero n'inshuti ya Hayamuso ndagira ngo umbwire niba Hayamuso akiri muzima yawe igoma wa ikintu hano we yishakira kubona niba Hayamuso ahari nge hano umutima uri kundya ntago muzi ukuntu umeze umutima uri kundya sinzi niba Hayamuso ndababaye uyu mwana w'umukobwa yarize nanjye natangiye kuremba ndi kuririra mu mutima ndakwinginze mbwira kobwa agahinda amarira yaramutashye gusa umugabo arimo aramwinginga mubwira niba Hayamuso kuko akiri muzima naze gutabara umuntu bikarangira wanyuma niba babipfiriyemo nukuri ibyo bintu nagashya yabibabaje cyane twakomeje gushakisha Hayamuso aracyari muzima ndishimye ubwo Geuma wamenye ko Hayamuso ari muzima urakakanya ndumva nagukomeza gushakisha Hayamuso niba ari muzima ubwe azagarukaho okay tayara isavuga ati niba umushuti wanjye ari muzima kamajeshi bwigiye nikigera zizana urumva uko nahise bimenya turi ntago abasirikare bajya bashoberwa bana nagukomeza kumushakisha wibuka nyamara Hayamuso yabaye umupagasi w'umukire ahungu bari yagiye kuba umupampe kwa Yotabari ayo rero mukora ibintu biri kugenda biza gake bigenda bishaka kuryoha we akimara kumenya yuko ari muzima yese yaho ati nesubirire bwami nyibimenya nta kindi nyene bakomeje undi nawe aka General hano ndakore Hayamuso ayoboye inyeshyamba nguyu ari watangiye gutakamo arikana ngo birori nyagasani my lord yewe madamu arimo aragira ukuntu guki wibuka uyu mugabo Yotabari umugore we hano afite ikibazo gikomeye
ikihe kibazo saba twite muciga amatentano vuba. urumva gukora urugendo n'umugore utwita amafarashi abagenda yicugusa bahita bakora ingando. Aha Tayari ahise atanga itegeko yuko ikintu kigomba ubundi jyana macha kwanariza ni kwa Yota Bari niho bari utuntu tw'ubwenge ubundi se nirimo Yota Bari mba ngomba kuvuga ibintu byinshi yagiye kuza amatente yarubatswe paka mu mugoroba. Ewa nahise avuga ati rero mwe mugize umugore wanjye turebe ikibazo afite ngo niki kweka mu maseni n'umugoroba mudamu na nakakanyara kiri kunda. Ewa umugore hano batwite indimeze nabi abari kubise originale iko bigenda mu bintu gira ikibazo umva je yego umwana uri buvuke n'umuhungu cyane umukobwa ntawe umenya gute se reka ari rero Yota Bari hano ni pampe baba bafite ukuntu bibereyeho bimwe nakubwiye duhiga baranasheta we noneho uko bakina urusimbi dupinga kabisa araba umuhungu cyangwa se uravuga kaba umukobwa ngaho nyumvira da aramukaruma boss ni pampe rye rikuru hano irimo baragambana irimo barabetinga ku mwana uri buvuke n'umuhungu n'umukobwa ko ari umuhungu rero sibyo ndaguhereza ibikanzu bimeze neza acyumva ati nawe umuhungu ndagukubita ibikanzu kera imyenda abagihenze we rero n'umuhungu imyenda ibihenze ayisamubwira ati rero nawe umuhungu ndagukubita igikanzu bikanzu bimwe ewane urumva ndaguhereza uzi kwambara umwenda washoboja muri iki gihe uzi ko iyi filime ivuga ku nkuru zabaye imbere ya Yesu akanzu rwose ameze neza urumva boss nawe ukunda gusheta ndasheta nyine abigubi cyane umunyagasani ibikize ariko hari ikintu kidasanzwe numva ntari umuntu twajyanye nawe ariko rwose ushobora kuba hari wagibagiwe ibintu rya pampe bimwe mubwira umunwa wibuke yuko cyagihe sinzi haye muso Yota Bari kimwe nakumbwira ngo bajyane iri pampe ryambwiye ati ariko boss aragukunda ngo uri umunyamahirwe ritangiye kongera kumuvugaho ubona umuntu mushyashya ugatangira kumwegereza uribuka urekira gisore twajyanye nacyo watangiye kugenda ugiye ubuyobozi wa atangiye kugira ikibazo yuko babonye undi muntu bakamuha ubuyobozi kira gisore Hangtongon kira kirimo ubukire budasa nakubwiye hano buri kintu cyose kiba kubwa impamvu uyu Yota Bari ntahaga bakora ibintu ahubutse nakubwiye ati ni umunyabwenge umugabo anzwe uri kumva ni umu businessman buri kintu kuri abari ibiceri gwiki ushaka kunyumvisha mva mu ginga wibuko harimo bavuga ura musore ura niwe haya muso ye baba we hano Yota Bari yamaze kumenya yuko ari haya muso ura ni mari dasa nk'umugabo nk'uyu nguyu tayari kuba ari kumwe n'imari nta n'ikintu waza umubwira anzwe nubwo namutwaye mugize umucakara wanje ndamugeza mu muki ndamugurisha imyu no kumugurisha bijemo ewe mugabo unyu myinshi kwa gafanari baraduye ibihumbi n'ibihumbi hari n'amabuye tayari inyungu ije mu yindi yagaciye haya musi umugabo aramuzi nubwo yakubaye sobanurira bas yo madame ari kubyara agahinja kararize tayari bahise banabyara abajura baratwata urumva bakibyara bahise batakwa murinde abanje barinde hano umugore waje basa abajura barabateye mu joro abajura barabateye dore umwaka uyu mwana ubwo bazamwita nde ukamba rujya mbere bajura uko bakati ndagira mwibutse yuko iri ni ivuka ry'umwana w'umukobwa Sosiono ngo ibaze umwana w'umukobwa avutse muri iyi situation ni intambara zimwe z'insazi rugamba rwashyushye kumva gucunga neza uwambuye kari haya musa tayari haya musa ikijobo bamaze no kukibona yari amaze n'igihe atarwana bona ari ku mihari ya hatari yavuze kari haya musa baga wibuka mujyanye nk'ipo haya musa nari marananura ubu ngubu aha bari mu kitozo iporo ararwana hano nuko bakata bujosi abo kigeta hirya no hino kuraho utugabo mu nzira abangaba kuri bo nta mutamira uburimo kira gisorera Yota Bari aravuga ati ndacyari mu nyungu banza nkurira utugabo mu nzira ubundi nawe tugera imbere nkurye bampa imifuka y'imyunyu abajura ugabira rumenyereye yica abahandi ukwica abahandi afataga hasi hejuru amugani wamagara mbere kwita abajura yafashe hasi hejuru basi ewa ntangaha ararambika haya musa amaze kwikoma utugabo kutwinyuguza nyamaribuke boss amujyanye nk'iboro ariko ibaze ibi bintu we boss yabyinishije ihedi abonye indwanyi boss we aracyari mu nyungu
urabikoze kabisa. Aracyari mu nyungu, abonye Hayamuso aramutabaye. Urabikoze neza cyane. Tumye umwana wanjye avuka neza cyane rwose, ubashe no kubamurinda. Nagira ngo rwose ngujyane neza, uzahora umuyobozi w'abanuza banje, w'abagaragu banje. Ese ubona ni peti ryo kuba umuyobozi? Yego nyagasani. Ariko izi faveri zose mwibuka impamvu nuko nubundi yamaze kumenya uwo ari we. Ese umugira umuyobozi. Etremana, umuntu aravutse rwose, umuntu aravutse. Hari utanze kuvuka, ni umuhungu? Umuhungu? Ni umukobwa? Umukobwa rwose umeze neza, ufite ibitama nk'ibyawe neza neza. Tayari hano ipampe rirahiye kuko bari baribwiye ko nihavuka umuhungu bariho amakanzu. Arahiye, dore ukuntu yahise yendera agasura. Zikara byara umuhungu. Madamu se bameze ati, ubuzima bumeze neza. Umugore we ubuzima bumeze neza. Dore cyana disi gifite ibitabane nk'iby'amazi tapiwoka byarabo. Yaje kwita ku mudamu we. Kuza kureba ku mudamu we. Yararebye, wakoze akazi gakomeye. Ndatumbabarire. Nyamara rwose ibintu nk'ibi nibikabeho, nibikongera no kubaho. Uwo mudamu yabyara akabyara umukobwa akagira agahinda. Ubundi kera iyo wabyaraga umukobwa yabaga ari ikibazo, umugabo wawe nta kintu yaguhaga. Umwana ni nkundi. Umura uyu nguyu azaba umuhungu, nzamutoza gihungu. Tayari rero Yotabara ati kuri Yotabara ubundi nta gihombo kibaho, nzamufata gihungu. avuze ati nubwo wabyaye umukobwa ariko uyu nguyu azaba umuhungu. Umukobwa uvuga kanagahungu n'ubundi kagakobwa. Barakwereka kuri Hangtongon City, mu mujyi wa Hangtong. Wibuka uyu mujyi nawe urumurwa mukuru, ari nawe wibuke yuko hano urwa mukuru general wacu urimo wa mugavana ushakisha Hayamuso. Tayari noneho aje yizanye ibubisi, arazanwe. Dore uburyo Hayamuso arimo yinjira mu mujyi, akinjira mu mujyi arimo ahigwamo. Wibuke nyamara n'umujyanye amaze kumumenya, gusa Hayamuso ntabyo azi. Muri aka kanya ngiye guhura na Hangtongo. Nizere ko ari rwo rupfu rwa Hayamuso. Hano tugiye kumuri Gavana Yotabari yamaze kukariki uyu mujyi, tujye kureba ibyo twavuganaho. Ngiye kumubwira ibya Hayamuso. Nyagasani, niko tugiye kubatanga umusore koko. Musubuzanya hano kuba mutanga n'ibintu yagukoreye koko. Nyamara rya pampe nubwo naryitaganye iri nyarunwa, urabona yuko ritangiye kuvugira general wacu. Rero iri pampe yaragukishira gukizanya n'imari yawe, tugiye kuryita wowe n'umwana wawe n'umuryango wawe. Riramurokoye. None ugiye kuba mutanga guceceka katseno. Nyamara rivuza ibintu bizima. Haso bari yose Hayamuso muri aka kanya arayiruta. Reka gende tumutange baduhereze. Kandi naramutse mutanze, izi mari zose nshobora kugaruka none n'umukene. Bamaze kumenya uko ingiye mwinjije mu mujyi. Tayari Yotabara ati niba menya yuko ari nge watabaye Hayamuso nkaba mufite nkamwinjiza mu mujyi nkamusohokana, kiraba ari ikibazo. Gusa pampe ramubwiye ati kuba byaye mwana Hayamuso akagutabara byagatumye umureka. Hayamuso agomba gutangwa. Biraherera hehe. Reka turura umugabo yararebye. Wanatinya n'Imana koko. Umugabo yasohotse atyo. Pampe ramubwiye ati niyo utanatinya kuko ni Imana ntabwo wayitinya. Yarakuziye. Business hano ndabona imeze neza noneho. Komeza utunganya hano natwe turaje. Nakubwiye ko Hayamuso yamaze kukaba baginga bahise bamutamo n'akazi. Kanje kugira umbonana. Noneho filime igezemo hagati, twongera imyuka si byose. Nawe umusore aritegereje. Nyamara rya pampe hano ryakoze akazi, hano ryamaze kudukorera ipari. Hayamuso dushobora kuba tugifite icyizere yuko gusa ariko ntabwo turamenya gifite ibanga. Boss agiye gutanga urugamba. Tugaruka hano ubuzima ariko bwawe bumeze neza. Dore general twageze rwose urugendo n'igihe kimeze neza. Muhungu hano turamuriye. Gusa ibisamagwe ntabwo twabuze guhura nabyo mu nzira yose wari ubuzeho. Dore rwa rugabo irungu noneho rurabica. Sinzi rwose niba mu byo ruri mugereza kugendaho. Imyunyu se wayizanyira? Imyunyu rwose narayizanye. None nanjye numva nakugororera. Mumuzanira amakanzu ushaka. Mumuzanira amakanzu. Hano kuzana umunwa abayisamuha amakanzu. Uyu myunyu yarayizanye. Nyiricyuhera ariko hari mu byo nazanye. Hari boro rwose nazanye. Boro y'igikundiro nziza. Niye boro. Iyo boro. Hayamuso turamuriye.
sasa iyo sangiye kwibuka aya musokazi yakoze niyo anashimiwe yibuka uburyo yabonye umwana akamwishimira yibuka mugenzi uko namubwiye tugiye kugambanira wakije umuryango wagakiza n'imari yawe nyamara pampe yakoze umuti yakibuye boss ambwira ati nigute ugiye gutabara umuntu utabaye umuryango wawe utambira iyo boro idasanzwe iyo boro twasize ari muri iyo ngo ngwiki gose birarangira gute nanone rero shefu bura ni umuhizi w'igikundiro kabisa akunda gutega gakunda ibintu byo guhiga muri ye wumve ngo arabyuka yajya kwambara sandali ngo dutege ndambara iyihe ubururu umuhondo uruhu icyangwa ita okay nizere kuko byagenda kose aya muso ashobora kuba tariwe nkuko ndi kubi ceka kuba natariwe ubwo mwateka agahita yambara icyo ashaka urumva rero ni umuntu uhora mu bintu by'ibipindipindi gusa ni wakumva rwose intego yiwe kumva arimo araza bose rwose kumutekerezaho cyane yagwa n'amapawundi 10 gusa n'umwari we uravuga iki na bose natwe turimo tuganira ntacyo turekera iki cyumba icara nawe wibuke dusize arimo avugana na gavana business bigenze bite business ishiyema ariko sineza boro idasanzwe nari mfite kugurisha uyu munsi iye boro sohoka byarabo iboro buzi idasanzwe ni iyihe haya muso byamaye yehe bamuvumbuye tabara bimwibwiriye ko yamuvumbuye umusore se amenya ko bamuvumbuye akivuga haya muso ni gute wamenye ute nakumenye yuko uri haya muso ingabo zaguhigaga zavuze uburyo ho wakomeretsemo sandi mu rugendo rwanjye nikubona n'amaso yawe nahise nkubona rwose kuko bakivuga bahaibe ku buryo babayemo nahise nkubona menye uwo tayari hano haya muso iyo tabari abayabibonye kare undi umugabo areba n'ahazaza uri we uburyo wagizemo rwose agahinda n'umubabaro niyo mpamvu nakuzanya hano gusa no kuba wanyirije umudamu wanjye byatumye none mujye mugira neza sha kuba ari indwanya akaba yatabaye umudamu we ntiyicwe yumva mu bushyashya hano ipeti ryahise ryiyongera yaragiye agiye kumugo kigaragara cyo ntago bamutanze urisha babuse bamureka amuje amubwira yuko ari boro idasanzwe ahombye iyo boro aremeye arapfusha ari we haya muso avuze ati general rero reka nkubabarire n'ubundi beriki apfa wavutse umva wanyirije umuryango wanjye unyiriza imari zanjye nanjye ubwanjye zibasha kugera mu mujyi nazangiritsemo rero umucuruzi nk'uyu nguyu ubundi buri rugenda bari bupfusha abantu rero kuba ageze mu mujyi nta kibazo na kimwe nta n'igihombo afite kuri waba ari inyungu ikomeye kuba wagenda ukava muri uyu mujyi ko barimo baguhiga baramutse tayari abwiye general haya muso yuko ubonye he must leave the city bakugezaho ibibazo reba uburyo hava hano nyagasani ibiki bigenze n'abangabo z'ibyuma zirimo zirataha mu mutwe ingabo z'ibyuma ziragarutse wibuke yuko ziri kwishaza zaraburije radio hwa bamaze kuzibambura bamutwaye kandi kuko zaraye zinakubiswe bikomeye waraye tuzikubise mu mujyi umusore yarabyumvishe ingabo z'ibyuma zirimo zirava ku muhigo rero kuba twazikubise biragenda gute zirataha zigaruka mu mujyi zigarukanye hanishaza ayo musore hano zimufashe ni urugamba ewane rw'injyana muntu birahera hehe reka turore wibuka abahani bari barahanganye igihe cyari gishize ari kinini wibuka turi mu mwaka w'108 hano turi mu mwaka w'108 avuga nsubiramo mbere yuko Yesu aza ku isi umusore yaritegereje wibuka uyu musore n'umubuye wo dore ukuntu twibi iyo mbibonye mita nikanga tugaruka hakuno ni iki mumaze kuba mwafataho cyo gusohokaho baje gusa mbabajije inkuru z'umukobwa bavuga yuko yapfuye wibuka wa mukobwa umusore marashaka yuwa uwamukijije yumvishe yuko zirangaba arizo zari zamujyanye kuza hano zije nawe zifite nyamara ibuke yuwa harababashije kumutwara bamwambura za ngabo z'ibyuma dore nguyu yuwa aho yarari ngubu radio ho yamaze kwigerera ibwami yarakijijwe yarajyanwe twahise tumwataka tufata umukobwa tita tumujyana
yuwa yarayiri hakuno gusa mu kuba ari hakuno wibuka ari wabashije kumufasha namara mufashije kurikije ubutwari umwana w'umukobwa yari afite. Barakwereka wa murozikazi wacu cyangwa se umupfumukazi. Wa mupfumu wavuze ko inyoni y'amaguru atatu nguyu hano yitegereje ko umwana w'umukobwa yuwa bamwita Yomiyo. Reba hano nguyu yakubonye itabona nibi Yohana itabona ibintu byose rwose ko nugatinye yuwa yararimo hano yitegereza. Gusa kwitegereza kwe murozikazi yakomeje kumureba hano akomeza kumwitegereza. Barakwereka sabe uburenganzira bwo kuba twagira kuvugana. Baje kuvugana hano. Uzi y'umurozikazi abarozikazi ba kera babaga ari babi cyane kugwamagara agiye kukubwira bagajya kuguhanurira ibintu bitabaho. Uyu numenye babaye sana ibintu byinshi. Uyu n'umurozi ureba hazaza h'igihugu. Rero nawe ari umurozi w'igihugu ntabwo ari umuntu usanzwe. Avugana n'utumana twabo. Turekera iki cyumba. Nica wavuze ko ushaka kumbona. Igikoma ngo numvishe ibyo wakoze rwose mu Bahayibeki Clan uramukobwa waramuzanye. Abahayibeki Clan bahuye n'ikibazo gikomeye. Uraho bagiteweho na Hayamuso ngo ari wahungiyeyo babasha kwicwa bose. None se uramukobwa yuwa none ashobora kuba yaba mubuyo. Uyu murozikazi hamwe na Ngomirarura Gavana abantu bagira ibitekerezo. Filimi bigiye kuryoha bakatuma ibigiye kugana iburyo bagatuma igaruka ibumoso. Giye gushaka kumwirukanisha ngave hano. None ndakeka ushobora kuba uri mu rukundo rw'uramwana umukobwa yohwa. Rukundo rwa ni byinshi rero mucura kuba nakubwiraho gusa ndabizi yuko na nibyo hishwa ibintu byose babimenye. Ibyo nakubwiye we akibona ibintu byose ahitamenye kiri kujya mbere. Mu gukora ubukwe bwanjye nk'igikoma ngoma data niwe wamfosinze cyangwa se niwe wamatirije. Ko numva Geuma wana we yamukunze kuba nafra kandi mukobwa kundo generale akamu mugore umutima wanjye n'ugeze ufata umwanzuro kuba nabana n'uwa mugore mbana nawe. Umukobwa yowa arimo arafite itandukanyirizo muri ngewe gusa kuva twahura nawe bwa mbere numvishe rwose ari itandukanyirizo nyiri cyubahiro. Kandi hano igikomangoma afite umugore mwibutse yuko hano Daiso yaravutse. Urakuba kwirinda ukumva neza yuko ura mukobwa adashobora kuba yabana nawe. Umugore wawe mukwiriye kubana nawe nk'umubuyewo n'umudamu wawe murababuyewo mwembi. Umwana mukobwa nagaro mu bwoko tayari hano byabaga itegeko ryabaga rihari hashyingiranwaga abantu bo mu bwoko bumwe. Si muri kubyumva se bwanyu gusa Miss Yuwa ntabwo ushobora kuba wamuhamira iruhande na rimwe ntibishoboka. Arakubwiraga kandi ibyakubwiye nujijinganya ukijijinganyije urebye nabukuraho. Iyo uyu muntu yakubwiraga ibintu ntubyumva byabaga biri mu marembera. Musaza komeza kubyumva akomeza ariko iyi nkuru binababaje tekereza amagambo kubona umwana w'umukobwa ukamukunda ambaye ajyasubizamo ugasanga ufite umugore wanyu bamumushingiye adashaka. Umurozi amubwira ati umukobwa kuvana rero akimara kumuha umugore atamushaka mubona yaramubonye yumva aramwishimiye yumva aramukunze. Maso yanjye yabashe guhinduramo byinshi muri ngewe. Umukobwa yabuze ababyeyi be nifuza kuba nahora murinze. Uyu mukobwa ushobora kubahura umurinze umva nawe ubwawe ufite kuba kwifatira imyanzuro kuko umwana w'umukobwa afite wabashe kuba yamuba hafi. Tayari nakubwiye murozikazi hano aba yabibonye byose. Sambwe ko umwana w'umukobwa afite wabashije kuba yamuba hafi. Seki ari nawe wamuteje ibibazo. Ari nawe wamuteje ibibazo bagabo. Nyiri cyubahiro hari uwo ninde nkuru ivuye bari mu misozi. Ko bari mu misozi ni nkuruki yafashe farasi yerekera mu misozi. Kuko ingabo zahaye muso zari zifite inkambi nazo bafite inkambi mu misozi yambari ari naho imisozi yo kure hejuru. Umugabo yaje igikomangoma niho cyaje mu nkambi yahaye muso. Ibuke muri iyi minsi Hayamuso nari maraboneka gusa Hayamuso ntabwo ari kuboneka gusa dufite amakuru yuko ari muzima. Hari ikindi se uyu wibuke ni nawe waboherezaga intwaro iza nkota z'ibyuma bari bakeneye. Hayamuso ari he guhindukira cyane. Hayamuso yari yagarutse. Nguyu
nyimara kubona ko yagarutse. Aya Musa yari yagarutse buke twasezanya kubamubwira tufite kugenda vuba. General Hayamuso yigarukiye. None bigiye kuba gutya, tugiye kubiyica. Nyamara Haya Musa kuza nazi ko umwana n'umukobwa yuwa akiri muzima kandi ari na hakuno kandi n'igikomangoma ari cyo kimubitse nicyo kimufite. Haya Musa yahoberanye n'igikomangoma hano cyaramukundaga. Nyamara buke umwami ari nawe se w'igikomangoma yari yasabye hano Haya Musa twahise tumugarura. Bise biba gutya oje thumbs up. Igikomangoma kiwe ngo akizanire Haya Musa bavugane. Wacitse utera kugira ngo ugaruke hakuno. Kugaruka kwanjye kwari koroshye gusa hari wamfashije. Hari n'uwatumye rwose na uzi ko tutafataga akaruhuko gusa ndakeka tuzahorera rwose tugahorera amaraso y'abari abantu bishwe. Muri aka kanyero papa aragukeneye. Akeneye ko ari byo. Aya Musa kiza uyuka avuye mu kijobu kwa Yotabar kigera hano bahise bamujyana ibwami. Giye kumujyana ibwami kandi tumara kugira ibwami wibuke yuko ariho mukobwa wacu Lady Yohwa ari. Muvuganaho yifuje ko mwabonana. Wanjye rero ndagira ngo Muso uze muvugane. Uko umusore bamufata nk'umwanzi wabo kuko uyu musore wibuke yarwanyaga impande zose niyifuza ku ruhande rukora ibibi. Uyu niwe muntu wari waravuze ati ababuyuho n'abahani bagomba kongera bakavumwe. Hano intego ya General Hayamuso bamaze kuitubwira yuko ntago akeneye ubwicanyi. Nta nambara General wacu Hayamuso akeneye ko ibintu byose biba mu kuri. Ntago dukeneye abantu bica abandi nkuko byahoze. Ibyo byose nyamana nibabyumvagamo bari barafashe igihugu bagenda bagicamo du province cyangwa se duturage bagenda batandukanya n'abantu. Mfuje kuba nahura nawe General Ambassadeur mutureke twenyine. Tayari bidatinze twe ntago tujya dutinda hano wacu. General twamaze kumugeza ibwami General Hayamuso. Hayamuso aje hakuno kumwami. Hayamuso General bambwiye yuko rwose ushobora kuba wagira hano tukabasha kuba twatsinda intambara. Ese wiyumva ko byashobokara? Ngewe nkurikije ubu tayari umwami arimo arabaza General Hayamuso buryo batsinda urugamba. Abagocosiyeni barwana mu kurwana kwabo barwana batifuza kuba batanga imibiri yabo. Abagocosiyeni simubyumvishe hano ko hagiye kuzamo ibintu by'imirwano kugira ngo abaturage mu byumve neza. Abagocosiyeni uburyo barwana ntago batanga imibiri yabo. Barwana gisirimu. Ngiye nkurikije abasore dufite turamutse tubatoje bakarwana batitaye ku by'imibiri yabo barakuba twabafatana naho byinshi. Urumva General Hayamuso ko ari inyeshyamba system niyo kurwana biyahura bashaka gutsinda umwanzi ntago ari bya byo kurwana ibi bya maonesho ngo twagiye ku rugamba system nkwiyahureho tukabasha kuba twabafasha tukareba uburyo bakoramo ingamba babashije kuzitaho no kuba bareba uburyo bazikoraho neza. Musore akomeje abwira ku mwami tayari hano umwami we yahuye ewani mwavuga ngo amata yabyaye amavuta gufata Hayamuso kamugeza ibwami ubundi abagomba no guhita yikorera ibye tunutwe. Icyo kintu nicyo umva niba ingabo zitifuza kuba zafatirana ubuzima bwazo ku rugamba zikifuza ko zarwana ziriho ntabwo ibyo bibaho ku rugamba. Kurwana bamuri gupfa no gukira zacu numva twazitoza tukazitoza kutajya zemera tukazitoza kurwana niba ari no gupfa zigafira icyubahiro. Murabyumva rero sasa intego yacu twamaze kuyigeraho. Ndumva aricyo kintu twari dushobora kuba twaha ingabo zacu kugira tubashe kuba kubita ikintu bita umwitozo twatsinda kubita amabuye mu mbavu abanzi bacu babagocoseye. General Hayamuso uvuze ijambo ry'umugabo kabisa. Agihura n'umwami ahise avuga ijambo rizima. General Hayamuso uramuzi ho. Muri aka kanya muhaye igihugu cy'ababuyeho abitwa ingabo zose z'ababuyeho ziyobore Nyagasani zitoze. Ahise abona no gutoza ingabo z'igihugu cyose. Always general is a general. Izo ngabo zidakorwaho. Umva ngo ya musore aragabana hano. Ese bamuha igihugu. Bahita baguha igihugu we barakigura. Hano bigenze ndabona wowe ugiye kubagenda mu duturage twose turi kumwe hano ukareba bazana bagatangira gutozwa nakongera kugira impunzi na rimwe. Ikibazo cy'ubuhunzi twege nicyo dushaka guca. Takisha ingabo zitangire zitozwe. Izo ngabo impunzi zabuyeho ntago tugikeneye impunzi turashaka ko zikizana zikabona ubutaka. Nugukomeza
biriya muza muzikinira aho muzica uko mwiboneye wapi ziba hafi dore ministre hano ahora arya gahari hano baraburije abahiye minister ngo mirarura hano baraburije abari kwishaza noneho ribi hari icyo ngira ngo uhure nacyo kandi ndizera ko wigeze uhura hari icyo arimo abona ni iki umusore yaje yitonze kuza yitonze yaje yitegereza kumbe yuha ibyo ni yarabizi yuko yuha yarabiwe yuha turamubonye akiri muzima ari guhita umufate neza yuha icyo cyo yarakize ko yuha akiri muzima yaritegereje yuha nanagakushwatu kagakomera afite mubona ubu bavugaga ngo yarapfuye umusore yararebye buke nyamara yaramubeshye mwiza miss mwiza umusore yagiye imbere aza yitegereza ku mwiza barongeye barahuye nyuma y'ibyago yamuteje aya muso yarapfukamye n'ugomba guca bugufi mon cher ami mon cher ami my dear friend Chuti mukundwa niko mu Rwanda bivuze Chuti mukundwa mon cher ami ntabwo ibyaha byanjye nari nkwiriye kubibabarirwa ariko ndasubiramo ndasaba imbabazi ndumva utari kwirirwa wigira gutyo mu generali uko byagenda kose data byararangiye icyo ndimo ndashaka muri aka kanya ubu ni ukwihorera gusa kugira ngo mbashe kukubabarira sezeranye niba uzabikora uzamurira koko ugahorera bishe data nibwo nkubabarira mugenzi w'igikomangoma hano kirumva umusore guhabwa imbabazi nuko azahorera umwana umukobwa twese tumuhana misi twese turakira imbabazi kuzibona bagomba kuba yakoze revenge ubwo bivuga ngo baramuhambiriye ku isezerano nakubabarirwa nonaha azababarirwa ari ukwisha umuryango bamaze gupfa ingabo zatangiye gutozwa tukimara kuva ibwami twebwe mwama kimara kuduha igihugu vraiment wita tuzi ingabo tugiye kuzikoresha umwitozo tugiye kuzikuba ababuye bo batangiye gutoza ingabo zigomba kuzarwanira igihugu cyazo bukine episode ya 2 turimo turarura turi kuri 2 iyi filime mwibutse ifite episode 45 umva nawe ngurabeshya byaba by'irebye yose 81 nyine kera tugisobanura filime tukire kubera turi abantu bakuru barukuntu umuntu yibeshya neza w'abanyarwanda ugatuma bango ngo izindi ziri he yoya ifite agakuru keza ifite na histoire nziza ngabo zibukine episode ya 2 turimo turarura iyi filime mwibutse ifite episode 45 byaba by'irebye yose kuko ifite agakuru keza ifite na histoire nziza ngabo zakomeje gutozwa hano ni ukubafata tukakora ikintu bita umwitozo ingabo z'ibyuma zirara nazo nagara izango zoroshye ntago zikoreye amagi cyanye n'imirwanire turakomeje gukurikirana ibima birajya mbere tugaruka do haruwaje undebere nawe wiyumvire hari utundi dukuru use umaze kwigahora uyu ni musaza w'umugore wa Geumawa n'umugore na mushiki ziri ibima birajya mbere kuri wa mudamu kuki ubundi yazanywe hakuno abagore no gufuha twagiye mbabuye arimo arakora n'iki n'igikomangoma barakora n'iki mumbwira umugabo wanjye nta muntu n'uwahe mbwira nukuri nyiri cyubahiro rwose nayo bari kumwe ndani bari kumwe uyu wibuka uyu ni umudamu w'igikomangoma uyu ni mama wa Daiso na Yongo Powe cyubahiro ari hano mukomeza umuzane mu ndani ibaze kumva umugabo wawe bwama ari kumwe n'undi muntu umwana umukobwa yuwa yarahamagawe ubundi avuga ati yo nshinze wanze mubihamagare hano ndebe yariyo madamu w'igikomangoma atangiye kugira jiga cyangwa se jalousie ibaze yatumye yuwa ngwino wicare we wa ninja wivayo wicare ubundi shari ntago ari ninja pe umukobwa twatumubeshyeye umukobwa aritonda nkuzanye hano kuba ngira ngo tuvuganeho gusa mbabare nindamuka nangirije umuhitima wawe
unyihanganire namaze kumenya byinshi byabayeho n'amagambo menshi numvisha avugwa ku by'iwanyu gusa nagira ngo ufashe mukobwa urakoze cyane yo disi mama Daiso amwemereye ubufasha ni umumama mwiza nagira ngo ari umumama umugore w'igikomangoma sinzi ngo byitwa ngo iki umuntu mwiza ne mu bamikazi hafa ona hano nagira ngo ubwire rwose icyo ukure kubaka ngubwire rwose ugende hano ugende mu myanya y'abakiri hano mu myanya y'abayobozi utangire wicuruze rwose naketse ko ari byiza mukobwa yuko ayoze ko yariyo kipe mfana we kipe kwa aya musuzu ko ariho ndi tangire rwose ubihe none umugore wa General ngajye kwicuruza we wumve ko bagufiteho uruhare bakunezererwa katwumva ibyo ashatse kuvuga buriya baza ubwenge rwose batangira bakugure mukobwa abe nk'indaya yo uvure mubwire ubwo nahuye n'ibibazo ndashaka kuba najya mu ngabo za damu nubwo nahuye n'ibibazo ntago yashaka kujya mu ngabo ami izo nshaka kuba najyamo mwirwanira morera umuryango wanjye ntabwo ndi kuba nakwicururiza ese nyumvaga rwose bari Radio wahise amukatira tirekareka akimubwira ko ashaka kujya mu ngabo kwihorera tayari hano yise namwica kora ibyo umukobwa mwiza nka Minapune yajya mu ngabo umukobwa arashaka kujya mu ngabo z'abadarimu ati ngewe ntabwo ibyo bintu naje kwicuruza ibwami yaza kuba hano ari guhita byemera ko ibwami hano ibintu byose bikomeye bikahise ambwira ati ngewe nshaka kujya mu ngabo tukajya kwihorera yari nazo ngabo haya Musema tuza yagarutsa ikizamena mukoresheje uriya mukobwa ntabwo ari uwo kuba yanjyanira umugabo wow ahise atsinda hano umukora kubita ikibazo kimwe noneho hari kera kubwira ngo ugenda wicuruza ibwami itaga ugiye ufata igihugu cyose ariko ahise ambwira ati wapi ngewe nashaka kwihorera garagara yuko umugabo ashaka kuba yakwihorera ibyo uvuga ni ukuri ko magasi imyanya umugabo waba yimo umvurunwa bimeze ntugire ikibazo umukobwa muri aka kanya yiteguye kuba yajya mu ngabo z'abadarimu zo ngabo ashaka kuba yajyamo tugaruka hano raporo zirimo ziratangwa hano ibwami urebye nayo kubita kudeta yagusaba gahushya abantu bose bari hano baba bafite gutekereza gutandatu ni kurindwi cyako kujya kuba yareba ibirimo birajya mbere hano ndagira ngo rwose General haya muso tumureka atere ingabo zabashe kuba zatugeneraho ku baturage nje gusaba gaho okay ko mbona tugiye mu nyungu ibintu ushobora kuba biriho bikorwa neza gusa sinumva uburyo urwo rugamba ushobora kuba wajya kurukubitiramo byo nk'ingabo nakwemeza kuba nagendaho gusa ndajyanamo na haya muso ko bwaje basho tugiye gutera muri dare tugiye gutera ingabo z'ibyuma muri tuvuga gute umukobwa yaba yagiye gutyo yagiye ate ariko ngiye narinze nijya bamuretse ngagende tayari rero madamu niba ari w'igikomangoma kimara kumva uriya mukobwa ati njye nyine kwihorera okay sortez vite ese mwohereza mu ngabo koko umukobwa aho gati n'ubundi agende uzaga kujya mu badarimu namwohereje mu ngabo z'abadarimu ni gute umukobwa muri aho mureka ngagende mwamuretse gute narifite n'ubundi kuba yari ahangaha nakiza twari tumu oje uri abagore birinda kare ese mwohereza atazateza n'ibibazo ufite kugerageza kudukoreraho gusa umukobwa wibuke yuko ari mu highback yagiye yoherejwe no mu highback n'ubundi abiwabo barishwe naye najye ku rugamba ubwo nibarutsinda ni setu bazaba batsinze zibohora ubwo natsindwa azashaka ibindi bintu akora azaba karambo nawe niko umukobwa ari wo mu bahibe ariko kuki ufite ikibazo cyo kwagiye mu badarimu uriya musore ko aya musore wamukijije kuki utamureka aya musore akaba ari umurinda aramuteye akandi kantu niba ari aya musore wamukijije kubera icyo utabarikana nagenda bari kumwe uranyumvisha iki icyo ndimo mwumvira ari haya muso ari wo wagereje kuba yateza uriya mukobwa ibibazo muri aka kanya haya muso ni nawe ugomba kuba yapatana ibibazo byose oji aya muso niwe wateje ibibazo ni nawe ugomba kongera gukora iki kubyikorera akabipatane nyine payback yishyura umukobwa kuko niwe wamuzaniye ibibi mureke rero abane na haya muso muri aka kanya baye bari kumwe na haya muso wakamenya ibya mukobwa yuwa wenda umva nta mpamvu zo kuba wakomeza kuba wamenya ibya yuwa gute ubimenye gute ubundi umugore hano amuhaye speech y'ubwenge tuzi umenye iby'iwawe mu rugo umenye iby'iwawe umenye ko uri umugabo namuri buke igikomangoma cyavuye kwa kagahucya cyo kuba cyatera ingabo zafasha abandi baturage mudamu yasigaye aha gusa igikomangoma twasize kivuga yuko kiraza kuba cyajyanamo aya muso barakwereka kuri Darimuru aho ingabo zirimo zigereza kuba zakwitoreza wibuka aya muso
umuntu uzi kuriye ingabo zose z'igihugu cy'abagwihero. Original Hayamusa ubundi general avuye ku nyeshyamba isabwa irindi peti. Barakweka igihugu cy'abagwihero Hayamusa. Ariko attention naracyari inyeshyamba nuko yahawe akazi n'ubundi bwami. So yaremare uburyo ingabo yaguzwe zitozamo. Ubwenge bwe bugiye kumugezayo. Ubwenge no byose. Umukobwa yaje harahu. Ewana na radio ho wacu hano nawe tayari mu gikoni. Utereza yiyemeje kuba yazihorera ashaka kujya mu ngabo. Arebe buryo azahuriramo ise wishwe kubwe igiti cyabaye igiti hano. Umukobwa niko yarimo batekera utwo kurya. Usaragira naho kitegereza mu myitozo. Hayamusa kureba neza abonye umukobwa numwe mu barimo bateka ibiryo hano. Umugabo yari yitegereje gusa we nka general nagubuka. Tugaruka hakuno yaje kuvoma amazi. Mukuza kuvoma amazi hano do aka ni ngewe undi mukobwa uri gutekera abasirikare twenda ari umwami ndetse wa filime kandi abasirikare bakwiye kuza kuvoma bari no mu mwitozo nuko yenda yabikoze kugira ngo iseni izabeho bahure tugomba no kuvuga kavoma n'ibirusha imbaraga biriya byabayeho kugira iseni bazahura amazi agomba kuvomwa n'abasirikare wenda yari ari guteka ari mu myitozo nta wamenya yahindukiye ahura na Hayamusa. Yegeye imbere imereze ibyo bimereze arabitwara. Nta mpamvu zo kuvunisha uwamufashije kandi impamvu zo kuba yareberera uwamukirije ubuzima ari mahangayika. Yaramuteruje bakamutwaje bakomeje akagendo bavuye kuvoma yakomeje amutwaje. Turananiwe reka turuhukire hano. Ewani barananiwe reka banze baruhuke. Hayamusa narategura kamajeshi kadufatira karuhuko hano. Undebera hano muhagaritse agomba kubanza bakaganira. Undebera hano muhagaritse nawe ufatira karuhuko hano banze bafata karuhuko baganire. Hayamusa ararebye ukubera cy'ubuzima uri murageza kuba watuma bugukomerera butakabe bugukomerera umutima wawe kuki urimo urawugereza kuba wawugereza. Iyo mubona uhangayitse umutima wanjye ugira uburibwe wivuga. Filime irimo na romantique attention bagomba no guterana utuntu tw'udutombo ibyo ngibyo. Kuva nava mu bahighback mu giturage cy'iwacu natangiye kumva njye ubwanjye nta mahoro mfite kuba nagira ngomba kuba nahiga buri kimwe cyose cyabashe kuba cyanyicira data uruko mwibutse ni byinshi bihagarara muri njyewe indoto zanjye na buri kimwe bura. Niyo mpamvu naje mu badari mu ngabo zabo kugira ngo mbashe kuzihorera ku buzima bw'ababyeyi banjye. Gusa umusore ngo buruko abonye umukobwa umutima we ugerwaho buribwe. Yabonye umukobwa umutima we uraribwa. Ndakwinginze tuma umutima wanjye utuza. Aha ni imitoma ashaka mbareke kagasene mukumve neza. Taza kuvuga ngo iki mu ngabo zabo kugira ngo mbashe kuzihorera ku buzima bw'ababyeyi banjye. Gusa umusore ngo buruko abonye umukobwa umutima we ugerwaho buribwe. Ndakwinginze tuma umutima wanjye utuza ureke kuba kubona ngo ubabare. Reka umutima wanjye ukubone unezerwe aho kukubona ngo ubabare. Kubwa ubabara urimo umutima wanjye unezerwa. Mu myaka 16 ubwo nari mfite imyaka 16 nahoraga nibaza ku mugenerale Hayamusa. Nahora nibaza ko uri umugenerale Hayamusa. Baza ko uri umugenerale w'agatangaza. Baza uburyo nzahuramo na Hayamusa. Numva nyine kuzabana na Hayamusa yari ikiroto cyanjye. Yo lady why you are right. Imyaka 16 yumvaga ashaka kuzahura na Hayamusa. Byo nigaga mu byo uko uyu mwana nawe ntabwo ari umwana w'ahantu bwerere wewe yuko se yaravuze ko umukobwa we agomba kuzatangwa ahantu akabona imyunyu yararamwimanye. Koraga numvaga nazigira mubonaho na rimwe uwo mugenerale yari ingenzi bavuga ngo ni intwari nibaza isura ye. Gusa muri aka kanya timangerera umenye gusa muri aka kanya ndabona bitayishoboka. Nategereje yuko uwo mugenerale ashobora kubangezaho ibyishimo ahubwo aho twahuye ari ibibazo. Yo yahuye na General Hayamusa we yifuzaga ari ibibazo gusa umutima wanjye numvaga ngo igihe kimwe uyu mugenerale azanyiza kandi koko byarabaye nubwo bitagerageje kuba byanyabyo nkuko nabitekerezaga ariko byarabaye. Bivuga ariko rero umugenerale muri aka kanya turi kumwe namwizeho kuva mu butoya bwanjye. Intekerezo zanjye zamutekerejeho imyaka 10 ningahe ubu umukobwa niba afite 20 urumva wategereje umuntu afite imyaka 16 amaze igihe kinini koko. Nahoraga numva nazongera kuba nabikomeza kubitekereza
igitekerezo na rimwe, ariko biranga bigakomeza bikagenda biza ari naho naje kubana n'uwo mujenerali namuzi, tubana nawe ari umuntu utazwi kuri nge. aya musumvisha ibyo umwana umukobwa mubwiye, amagambo umwana umukobwa mubwiye kuva mu myaka 16 aramutekerezaga, ataranamumenya, atamuzi n'isura. Yes. Igisore cyegeye imbere cyegera ku mwana umukobwa yuwa kirahobera, ni haya muso umwana umukobwa yuwa, umukobwa nawe yatangiye gufata ubwo umugabo n'umudamu ubwo umukobwa twamutsindiye oji bafatanye gutyo turamujyanye bakamara amasegonda 30 umenya ko hari ikiri Lady Oha. Ubwo twamaze kumutsindira, timu yanjye cyari gutsinda kujya mbere. Kumva uko bagahoberanye kwereka mu byatsi ni byiza biteye neza, indebo zabyo niyo byatsi byose, kumbe ku ruhande gikomangoma kirimo kirarura yababonye. Gikomangoma kirareba Gikomangoma nawe yaramukunze, ariko General Hayamuso birajya mbere. Wibuka nyamana nacyo cyarakunze kuri yuwa, umugore babana ngo yamushyingiwe na se namukunda, ariko yuwa yamubonye yumva difereni mu mutima, yumva itandukanyirizo muri we. Aha yakubye amatwi ahindura ifarasi, ese yisubirirayo garukaha General Hayamuso hakuno kumurozi kazi cyangwa se umupfumukazi. Igikomangoma cyane cyashaka kureba kireka kinjire. Igikomangoma cya no kuri iyo miyo nzajya ngira utugambo mvugaho buriya uzi aha. Bite kuje wakererewe kundebani? Koje wakererewe tayari hano ibintu ababizi bayamaze kubibona. Kibazo ki? Koje wakererewe yewe nahoze nshaka umwanya munini muri yewo miyo, nawe yewo miyose naje gutera injuga tinzi rwose niba mva Kunuranga yego turebera inzoga nziza cyane. Hanze babarebera akayihuga inzoga z'ibwami. Yewo miyo niwe muyobozi kazi nuwo ngu iras hanze basuka ako kumwe sukwa zabaga ari kanyanga utagira so bita ibyuma kanyanga dore teremusi bandi bayinywa nk'amazi. Kuri muranywa cyane iyo ni yari ihagije. Yo akwicara hano yari amatekereza byinshi, wibuke aya muso ibyo ni byiza makuru kweli shefu. Yes hano niho episode irangiye hano episode kabira tobotse turi kuri episode ya kangahe ya 3 kabiri. Ubu ngubu nyiriye yose nta n'ibintu byinshi, nta n'ikintu wazumbwira. Tayari rero duhurire muri ipu 3. Bye. Kasike byambaye ntabwo ipfutse umunwa, musore arakuruye arabanza kubita mu gatuza biranga. Mukananwa nicyo gipimo araha cyakabi cya gatatu gisigaye. Musore yarakweze uko yagakweze mukananwa nta mikinira n'akananwa ntibigeze bagakorera kasike. Aha barakwereka dutsangiranya bari batumbiranye mu ubwo buryo. Imirebanire niyo wari umunsi umwe cyangwa se igihe kimwe ingabo za